Hello everyone, I hope you are okay at home, and I want you welcome to this TV lesson learning today. But before you continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and Kinyarwanda. Yes, if you're new here, please subscribe for more video. Natangiye mbasuhuza, ndizera yuko mumerewe neza mu rugo. Ndashaka kubaha ikaze kuri no TV lesson, kuri no video yacu kugira ngo mwige uno munsi. Nyuma yuko munkurikira, ndashaka kugira ngo tugendane namwe kugira ngo mumenye iri somo ngiye kubaha. Ngiye kubafasha kumva icyongereza ikinyarwanda. Niba uri mushya kuri ino channel cyangwa se usanzwe uri umuntu wacu, turakwinginze kugira ngo ukomeze kubana natwe kugira ngo uzajye ubona izindi video nuko uri bwa kandi subscribe kugira ngo izindi video zizajye zikugeraho bidatinze. Yes, let's continue. I don't know if you still remember what I told you last week on Wednesday. I think last week I taught you words imitate or copy. Reminder. I don't know if you still remember what I taught you last week. Simbizi rero niba ukibuka ibyo nakwigishije nyuma y'iki cyumweru, ariko ndabizi neza ko ugomba kwiyibutsa ukabimenya. Yes, today we continue to learn these new sentences. I think it will help you to prove your level to continue another conversation. Yes, today we have Mary is the name of someone. Ushobora kuba wabisomaga nabi ukabona ijambo rivuga Mary cyangwa se Mary, kuvuga ati ese ari amagambo atandukanye he. Yes, it's the same meaning, but aho bitandukaniye nuko hamwe bivuga nk'ibirori, ahandi bikavuga izina ryagenewe umukobwa, female male. Female. Yes, Mary is the same, is the name of someone. Uvuga ngo Mary cyangwa se Maria ni izina ry'umuntu w'igitsina gore. Yes, reka turebe urugero. Mike wants to marry Mary. Michael wants to marry Mary. Mariko arashaka kurongora Maria. Mariko arashaka kurongora Mariko. Niyo mpamvu twabonye muri urugero ruvuga ngo Mariko wants to marry Mary. Mariko wants to marry Mary. Mariko arashaka kurongora Maria cyangwa se arashaka gukorana ubukwe na Maria. Yes, Mary ni nk'ibyishimo cyangwa se ni nko gushyingiza umukobwa cyangwa se ibirori biri hagati y'abantu babiri bakundanye bishimanye. Uzajya wumva kenshi na kenshi bavuga Merry Christmas, Happy cyangwa se Party. Ni ibintu byerekeranye n'ibirori akenshi na kenshi, ariko Mary ni ikirori cy'ubukwe.
w'umukobwa n'umuhungu. Yes. Niyo mpamvu rero aya magambo ugomba kuyafata ukamenya kuyatandukanya, ukavuga ati Mary na Mary. Mary biratandukanye. Yes. Let's continue. You know, Mark, he is 20 years old. He lives in Huye. On Sunday, he will marry Mary. Have you ever known it? You know, Mark, he is 20 years old. He lives in Huye. On Sunday, he will marry Mary. Yes, he will marry Mary. Have you ever known it? Yes, urumva ko aba bantu bari nka babiri rero barimo baganirana, ariko bari kubazanya ese waba ubizi ko Mariko azarongora Mariya kuwa gatandatu, waba ubizi? Ahangaha rero yaravuze ati urazi Mariko afite imyaka 20 atuye muri Huye, kuwa gatandatu azarongora Mariya, waba ubizi? Iki ni ikibazo yari yamubazaga rero, akamubwira ati you know, Mariko is 20 years old, he lives in Huye. On Sunday, he will marry Mary. Have you ever known it? Yes, that's a good sentence. I think you know it. A reminder how you can make a sentence if you want to reply somebody. Ibuka neza niba ushobora na gukora interuro nk'iyi kugira ngo usubize mugenzi wawe icyo yaba kubajije, akubajije wenda nk'inshuti yawe yarongoye mugakorana ikiganiro. Ahangaha niho ahantu mwakura icyongereza cyiza kugira ngo kibafashe. Yes, let's continue. I never knew it. Will you go there? I never knew it. Will you go there? Urabona ko never niyo yasimbuye iri jambo rivuga ever. Yes. Ni ukuvuga ngo ever riremeza, never rigahakana. Iriya verb to know twayivuze muri past mu gihe cyashize tuvuga ni. Yes, niyo mpamvu twavuze ngo I never knew it. Will you go there? Nabyo uzajyayo? Yes. No, it's far and I don't have his a gift. No, it's far and I don't have his a gift, but I don't know if I will go there. Yes. Oya, ni kure kandi simfite impano ye, ariko sinzi niba nzajyayo. Urumva ko aha hantu yari yamuhaye yaragiye kumuhakanira nyine. Yes, ntabwo bizi ko ashobora kuzajyayo. Ni kure ariko ntabwo mbizi ko nzajyayo. Yes, birashoboka ariko wenda nta n'itike yari afite, ariko wenda bakazakodesha imodoka akajyayo mu buryo nawe atabizi. Yes, niyo mpamvu yavuze ngo no, it's far. Oh yeah, ni kure. Yeah, no, it's far. And I don't have his a gift, but I don't know if I will go there. No, it's far and I don't have his a gift, but I don't know if I will go there. Yes, this is a good sentence. Yes, let's continue. After that party, he will receive us with his friends. After that party, he will receive us with his friends. After that party, he will receive us with his friends. Nyuma y'icyo kirori azatwakirana n'inshuti ze.
I suppose you give him a gift. I suppose you give him a gift. Nkeka ko uzamuha impano. Finally, time to back to do our homework. Nyuma y'ibyo tuzagaruka dukore umukoro wacu. Urumva ko bari abanyeshuri. Alright, wait time. Nibyo, tegereza igihe. Alright, wait time. Nibyo, tegereza igihe. Why do you touching on your waist? Why do you touching on your waist? Wibuke ko waist, hari waist hakaba no waist. Urumva na amagambo abiri. Ariko ntago bisobanuye kimwe, nta nubwo binandikwa kimwe. Ni ukuvuga ngo waist ni mu manyanyini cyangwa se mu maha, abakunda kuvuga ngo yifashe muri kabibero. Yes, muri kabibero. Yes, abantu ko rero bakunda kuvuga ngo ko ndeba umuntu yifashe muri kabibero rango bitebye. Yes, niyo mpamvu mugenzi aramubwiye ngo why do you touching on your waist? Kuki wifashe mu manyanyini cyangwa se mu rukenyerero? Urumva rero hari ahenshi bafata bananiwe cyangwa se hari ibyo bari gutekerezaho, niyo mpamvu nawe yakoze kariya kantu akifata mu manyanyindi. Waist na waist tubibutse yuko ari ijambo rikoreshwa waste, don't waste my time. Nunyangiriza igihe. Yes, nawe rero ni wiyangiriza igihe. Don't you waste your time. Ntabwo ari kimwe no kuvuga ngo don't you waste your time. No, waste ni mu maha, ni mu maha. Yo ifashe muri waste aba ari mu maha mu manyanya. Ndi niko benshi dukunda kuvuga. Okay. Yes, thank you very much. I hope you to catch everything in this TV lesson learning. You can write in the comments and make subscribe, like, share and comment. Yes, ndibutse yuko mugomba gufata iryo somo neza mukaryiga rikabagirira akamaro, kandi mukaduha n'iryo nota rya subscribe. Iyo mukanzeho rwose rihita rihinduka ivu ry'umweru, hanyuma natwe tukishima tukavuga ati ba bantu twigishije uko biri baduhaye ari amanota, natwe hari icyo aratufasha mu buzima bwacu. Yes, bifurije gukomeza kubana natwe.